izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana. Umurongo wacu wa YouTube witwa buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire kandi ufungurire abandi buri munsi. Wirinde gukinga. Ngwino muvandimwe tuyoboke inzira igana ijuru. Kuri uyu wa mbere cy'umwaka cya 21 mu byumweru bisanzwe, tariki 23 Kanama 2021. Isomo rya mbere niryo mu ibaro ya mbere Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyatesaloniki, umutwe wa mbere umurongo wa 1 kugeza ku wa 5 n'umurongo wa 8 kugeza ku wa 10. Ngewe Paulo na Silivane na Timote kuri kiliziya y'Abanyatesaloniki yibumbiye ku Mana Data no kuri Nyagasani Yezu Kristu, tubifurije neza n'amahoro. Iyo tubibutse mu masengesho yacu, ntiduhema gushimira Imana kubera mwebwe mwese. Duhora twibuka ibikorwa byiza n'ukwemera kwanyu n'imiruho muterwa n'urukundo rwanyu n'ukuntu mwiringiye umwami wacu Yezu Kristu mudatezuka imbere y'Imana umubyeyi wacu. Bavandimwe nkoramutima z'Imana, tuzi neza ko murimo we yatoye. Koko rero inkuru nziza tubamenyesha ntabwo yabagejweho mu magambo gusa, ahubwo twayamamaje dushize amanga, twishingikirije ububasha butyaye bwa Roho Mutagatifu. Muzi neza ukuntu twabagenjereje tugamije kubagirira akamaro. Inkuru y'ukuntu mwemeye Imana yamamaye hose ku buryo ntacyo twakwirirwa tubivugaho. Bose kandi bavuga ko twakiriye iwanyu n'ukuntu mwayobotse Imana mugatira igirwamana kugira ngo mukorere Imana nzima kandi nyakuri, kandi mutegereze umwana wayo Yezu yazuye mu bapfuye, uzaza ava mu ijuru ngo adukize uburakari bugiye kuza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 149. Uhoraho ashimishwa n'umuryango we. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, mumusingize mu ikoraniro ry'abayoboke be. Israheli niyishimire uwayiremye, abahungu b'i Siyoni bahimbazwe n'ibirori bakorera umwami wabo. Nibasingize izina rye bahamiriza, bamuvugiriza ingoma n'inanga, kuko Uhoraho ashimishwa n'umuryango we, ab'intamenyekana akabahaza umukiro. Abayoboke be nibahimbazwe no kumukuza, ndetse bamuvugiriza impundu no ku mariri yabo. Bakore mu gahogo barata Imana, ngiryo ishema ry'abayoboke b'Imana. Uhoraho ashimishwa n'umuryango we. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 23 umurongo wa 13 kugeza ku 22. Muri icyo gihe Yezu aravuga ati, nimwiyimbire bigisha amategeko n'abafarizayi b'indyarya, mwe mutesha abantu irembo ry'ingoma y'ijuru. Ubwanyu ntimwinjira, maze n'abashaka ntimureke binjira. Nimwiyimbire bigisha amategeko n'abafarizayi b'indyarya, mwe mubungera mu nyanja no mu bihugu, kugira ngo mugire uwo muhindura, kandi mwamubona mukamugira uwo kujugunywa mu nyenga y'umuriro, bitambutse ibyanyu inshuro 2. Nimwiyimbire abayobozi muhumye, muvuga ngo iyo umuntu arahije ingoro y'Imana ntacyo bitwaye, ariko yarahiza zahabu y'ingoro akaba akomeje. Mwabasazi mwe n'impumyi, ikiruta ikindi ni ikihe, zahabu cyangwa ingoro itagatifuza iyo zahabu? Murongera kandi muti, iyo umuntu arahije urutambiro ntacyo bitwaye, ariko yarahize ituro riri ku rutambiro akaba akomeje. Mwampumyi mwe, ikiruta ikindi ni iki, ituro cyangwa urutambiro rutagatifuza ituro? Nuko rero kurahiza urutambiro ni ukurahiza n'ibiruriho byose. Kurahiza ingoro ni ukurahiza n'uyituyemo. Kurahiza ijuru ni ukurahiza intebe y'Imana n'uyicayeho. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, Yezu Kristu akozwe. Nidukomere kuri Kristu, Kristu nzira ukuri n'ubugingo. Tumubone, tumwereke abandi buri munsi. Muri aya masomo kiliziya y'umubyeyi wacu yaduteguriye, turazirikana ku ijambo umuyobozi. Kuyobora ntibyoroshye, ni ukwitonda. Abenshi iyo tuvuze umuyobozi twumva nk'umutegetsi ukomeye, waba nyine udufatira ibyemezo bimwe n'imwe bikakaye, cyangwa n'undi wese uyobora mu byiciro by'ubuzima butandukanye. Turaza kubona muri aya masomo ko buri wese ari umuyobozi. Rero ko bitakigezweho kubihirikira ku bandi. Bityo ushobora kuba umuyobozi mubi uyobya abandi, wa muyobozi w'impumyi Yezu yavuze mu Ivanjili, kimwe n'uko waba umuyobozi uyobora abandi neza bakamererwa neza. Indunduro nyayo y'umuyobozi nyawe niyo kuyobora abandi ku Mana. Umuyobozi rero ntabwo bigombera amashuri,
imyaka, igihagararo, ubukire cyangwa n'ibindi bintu byinshi bya mirenge, ahubwo burya n'umwana ashobora kuyobora umuntu mukuru. Ngo umunsi umwe Mutagatifu Yohani Mariya Vianney ari kujya i Arise muri paruwasi bari baramuhaye gukoramo ubutumwa, yageze mu nzira aratakara arayoba, nuko ahura n'umwana w'umushumba witwaga Antoine Givre w'imyaka 12. Uwo mwana amwereka inzira agomba kunyuramo, nuko Yohani Mariya Vianney mu kumushimira neza mugiriye aramubwira ati tu m'as montré le chemin d'Ars, moi je te montrerai le chemin du ciel. Amen. Antoine urakoze, unyeretse inzira igana kuri paruwasi ya Arisi, nanjye nzakwereka inzira ijya mu ijuru. Amen. Guhera icyo gihe koko ubuzima bwa Mutagatifu Yohani Mariya Vianney bwabaye ubwo kwerekana ijuru, montrer le ciel. Nuko ibyishimo bikomeye ku bayoboke b'Imana bari bari muri iyo paruwasi ya Arisi, uko bagendaga bisubiraho bagororokera Imana bareka ingeso mbi, nguko kwereka abandi inzira igana ijuru, nguwo umuyobozi mwiza, un bon guide. Rero bakristo bavandimwe, natwe turi mu nzira igana Arisi, natwe turaza kwigobotora ibigirwamana bya bindi bitobya bikaba byayobya n'abandi, bityo turangamire Kristo atuyobora inzira igana ijuru. Mu isomo rya mbere turumva Pawulo umuyobozi mwiza uyobora Abanyatesaloniki, akabayobora inzira igana ijuru, abandikira akabaruwa keza abakebura, anako ari kubashimira uburyo baretse inzira y'ibigirwamana bakayoboka inzira z'Imana. Pawulo yagize ati inkuru nziza y'ukuntu mwemeye Imana yamamaye hose, n'ukuntu mwabutse Imana mugata ibigirwamana kugira ngo mukorere Imana nzima kandi nyakuri, mutegereje Yesu Kristo wazutse mu bapfuye, uzaza ava mu ijuru ngo dukize uburakari bugiye kuza. Amen. Pawulo umuyobozi mwiza. Nguko bavanye ko twizitura ku bigirwamana bya bintu dukunda bidutwara umwanya muremure, bitwica mu mutwe, uburakari, ubugome, irari, ubusambo, ibinyoma n'izindi ngeso mbi nakwizituraho, bityo nkizirika ku Mana hamwe n'imico myiza y'igipfura, iyo mico myiza inyobora ijuru kandi nkayobora abandi ijuru. Mu ivanjiri y'uyu munsi Yezu aragaya abayobozi bamwe bakorera ijisho kubera ko batakiyobora ku Mana. Ni koko yamvuga igira iti iyo utayobora urayobya. Yezu uyu munsi abajwe n'abafarisayo n'abigisha amategeko bafite imfunguzo z'ubumenyi, la science et la connaissance, babandi bashinzwe kujijura umuryango w'Imana bakawuganisha ku Mana. Yezu ati nimwimbire bigisha amategeko n'abafarisayo b'indyarya, mwe mutesha abantu irembo ry'ingoma y'ijuru, ubwanyu ntimwinjire, maze n'abashaka kwinjira ntimureke binjira. Birababaje, bizarangiriza imfunguzo zibambuwe, la science et la connaissance Yezu akazihereza ba Petero biyoroheje. Cyagihe Yezu yavugaga ati Petero nzaguha imfunguzo z'ingoma y'ijuru, icyo uzaba boshye munsi kizabohwa no mu ijuru, n'icyo uzaba wohoye munsi kizabohorwa no mu ijuru. Amen. Nguko uko umuyobozi anyaga ubuyobozi bugahabwa undi. Yezu rero kubw'iyi myifato mibi y'abafarisayi yo gufunga, yo kwifungirana no gufungira abandi bakababuza ingoma y'ijuru, Yezu rero we akabita abayobozi bahumye, guide aveugle. Ese tudateye abafarisayo n'abigisha amategeko amabuye, umukristo wahinduka ryari umuyobozi uhumye, igihe adasiba amasengesho, igihe azi amategeko y'Imana yose kandi ayubahiriza, igihe adasiba amasengesho, igihe afasha abandi mu mihango y'iyobokamana nk'uko abafarisayo babigenzaga, ariko ubuzima bwe bukavuguruza iyo migenza myiza y'inyuma yose akora. Ingero mbi z'ubuzima, mauvais témoignage. Ubuhamya bwanjye nibwo buvuga byinshi kurenza iyo migenzo y'inyuma nakora. Utugambo twiza, yamvuga igira iti kora ndebe iruta vuga numve, baho ndebe ikabibanziriza byose. Umunsi umwe hirya kure muri Afurika, urwo rw'abakristo bari babanye neza cyane, umugabo n'umugore bakundana pe, bari intangarugero muri iyo paruwasi. Nuko rero bari bafite abana benshi babyara muri batisimu. Ababyeyi benshi bari barabahaye abana ngo babyare muri batisimu kubera ko nyine babonaga bitabira iby'Imana, yewe nabo ubwabo banza batashoboraga kumenya umubare w'abana babyara muri batisimu. Rero umugabo n'umugore muri gacaca y'urugo baza kumvikana ko ibintu byose bazajya babikorera hamwe, umwe yaba yagize ikibazo akirinda kubihisha undi akabimusangiza, mbese bagasangira byose ari ibyishimo ari amakuba kuko nyine basangiye urugo. Umunsi umwe rero umukobwa uyu mugore abyara muri batisimu yitegura gushyingirwa, aza kugisha marene we inama zo kubaka urugo nyine, nuko hamara iminsi amufasha guturimo tumwe na tumwe. Kera kabaye rero wa mugabo biza kurangira ko zishyano agusha umukobwa mu cyaha ahitana twita. Nuko umugabo mu gusangira amakuru hamwe n'umugore we nk'uko bari barabisezeranye,
abwira umugore we ati sheri twateye inda turatwite, yewe wa mwana wacu muri batisimu. Ese babyeyi uri uyu Marene uhawe aya makuru ashaririye bene aka kageni wabyifata mute? Wakora iki koko kaga kagwira? Wasubiza iki uyu mugabo? Wamusubiza uti ni byiza ubwo dutwite cyangwa umubyare musubireyo nta mahwa ariyo? Ese mubyeyi ikigerezo nk'iki kitambitse mu rugo rwawe warigitira he koko? Wakora iki? Kandi byaba kurira iyo foto ibishye umwana watwaye inda ni uwawe, uri Marene we, ubukwe bupfuye ni ubwawe, umugabo wateye inda ni uwawe, n'umufungisha n'ubundi niwe uzamugemurira. Wakora iki koko mubyeyi? Ikindi kandi watekereza kuri iyo foto y'aba bana baza muri uru rugo ngo babyare muri batisimu, birumvikana aba bana ntibazongera gukandagira muri uru rugo, cyane cyane abakobwa. Birumvikana n'abandi bagiye kuba imfubyi kuri roho. Ongera ungurire ifoto y'ababyeyi bose babyarira muri uru rugo muri batisimu, uburyo isoni zibabumbye bose. Komeza ungurire ifoto y'ababyeyi bo mu nda w'uyu mukobwa, uyu wari ujye nyine kwa Marene. Ongera undebere uburyo bari barateguye imikenyero, barakosheje ingori, amakoti barayateguye bazambara kugira ngo bazasirimuke mu bukwe bw'umwana wabo. Reba abaturanyi, inshuti n'abavandimwe bari bafite icyaka n'inzara cyo kuzarya no kuzanywa kuri uyu munsi nyine w'ubukwe. Yewe urutonde rw'ababihe ni rurerure pe. Wanageraho ikibazo uti ese uyu mwana uzavuka azaba apfana iki n'uyu mugabo cyangwa n'uyu mugore w'uru rugo? Marene nyine ndakubwiza ukuri, uramutse urondoye iby'iyi mpanuka wasanga yuzuyemo inkomere nyinshi, zimwe ndetse zirimo abantu benshi baviriye imbere. Ese wowe mubyeyi, kuri wowe uyu mugabo uteje ibyago bingana bitya, akavuyo desordre, wamuhanisha ikihe gihano? Wamugenza ute? Wamukorera iki? Mbega famiye ihuye n'ibibazo, tekereza nawe ni wowe abandi bareberagaho nk'urugero rwiza muri quartier, muri paruwasi, ni wowe bareberagaho none bagiye kukuborogeraho. Ni wowe wayoboraga abandi benshi none urayobye, abo uyobeje nabo ntibagira ingano, uraguye abo ugushije ntibagira ingano. Wari urugero rwiza none ubaye urugesho rwangiza imbuto. Nguko uko umuyobozi ameze nka cya giti kiri mu ishyamba, iyo kiguye kigwira ibindi byinshi, n'umuyobozi nawe yaguye agwira abandi benshi. Nguko uko umukristo nawe iyo aguye agusha benshi. Navugaga umukristo w'intangarugero. Nguko uko abafarizayi bari bashinzwe imihango y'iyobokamana n'abigisha amategeko bashinzwe amategeko, docteur de la loi, bafunga ntibinjire ntibare cyagera n'uwinjira. Ibyo bikababaza Yesu. Guhera hanze kandi nawe ukazitira abandi benshi kugana mu ijuru. Ingero mbi zacu z'ubuzima zikazitira abandi ijuru. Uyu mugabo haza ari umukristo w'intangarugero muri uru rugo wakoze ariya mahano, ese wamuhanisha ikihe gihano koko? Hari bamwe bahita bamukatira iya prison, gufungwa burundu y'umwihariko. Yewe hari n'abatamukatira prison gusa, ahubwo bakaba bamukatira urupfu. Aha bakristo bavandimwe, mbere yuko hagira abamukatira, reka tubanze tuzirikane y'amagambo ya Paulo ati wowe uhagaze uritonda utagwa. Amen. Kandi ujye uzirikana ko iyo uguye ugusha benshi. Reka nyuma y'iki cyaha tuzirikane ku ntege nke zacu nk'abantu. Twese abantu turi abanyabyaha, turi n'abanyantege nke baba bari gutabaza ubuvunyi bw'Imana, zambuwe zisesa urubanza. Namwe murabona ko uyu mugabo uteje ibyago bingana bitya, abantu benshi bagahungabana, akica ibintu byinshi. Usibye Imana nyirimpuhwe yonyine, umuntu we biragoye ko yamubabarira. Dukurikije uko ayobye, akayobya imbaga nyamwinshi mu gihe gito kandi. Rero irari ry'umubiri agize rikamuganisha kuri ayo mahano, bigoye kuyakira no kuyumva. Natwe biraduhitura twese, abayobozi, abategetsi, abashefu, ba patron, ababosi, ko umubiri wacu uri mu irari, la concupiscence. Ryarari ry'umubiri ridutera kurarikira ingeso mbi, kurarikira abantu n'ibintu byinshi bya mirenge, ingeso mbi z'ubusambanyi, urukozasoni. Twibukiranya kuri ya mugabo nyine yajya gufata umwana wa batisimu, yarasize umugore we. Ibyo bigatwibutsa ko irari ry'umubiri ridakemurwa no kuba ufite abagore benshi cyangwa abagabo benshi wahura nabo igihe ushakiye, kandi ahubwo bikatwibutsa ibi byose ko turi abanyantege nke, turi ku rugamba, ko ahubwo tugomba guhora dufite irari ry'Imana, turarikiye Imana, turangamiye Imana, dushakashaka Imana buri munsi kugira ngo dukomeze muri izo ntege nke zacu twaba dufite, tukararikira Imana kugira ngo abe ari itumara iryo rari, inyota n'inzara. Naho ubundi muvandimwe, nta muntu ku isi nubwo hazengurika ibihugu byose, ugatambuka ku bagore bose, ku bagabo bose, ku basore bose, ku bakobwa bose, nta wakumara irari ry'umubiri usibye Imana yonyine. Ngiye impamvu ikomeye tugomba gushakisha Imana pe. Iryo rari
nicyo cya kigirwamana kikubuza Imana. Nubwo Pawulo yagushima nkuko twabizirikanye mu isomo rya 2, ariko wasanga hari ikindi usigaje. Iryo rari twageranya n'uwo muyobozi uhumye. Irari umuyobozi uhumye, ryarari duhuma umutima, tukegukira ibitera soni, tukandavuza imibiri yacu kandi ari ingoro ya Roho Mutagatifu, rikaturindimurira kwa Sekibi nyine. Umuyobozi uhumye irari, buri wese yakagombye gufatira ingamba uyu munsi hato uwo muyobozi w'irari ataza kumuta mu cyobo. Uwo muyobozi uhumye rero ntabwo ari ku rwego rw'abafarisayo n'abigisha amategeko gusa, ahubwo umuyobozi uhumye iryo rari wandi ushobora gukuyobya agakuyoborera ku bana b'abatisimu, akakuyoborera mu ngo z'abandi, ukabura zisenye pe gatanya, ukaziyoborera kwa Sekibi. Nyamara Yezu uyu munsi aradushakaho abayobozi beza barangamiye ijuru nka Mutagatifu Yohani Mariya Vianney, ati unyeretse inzira hano ku isi, nanjye nzakwereka inzira igana ijuru. Uyu munsi nanjye nze kwisuzuma ntihenze muri kampani yanjye, ku mirimo yanjye, ku kazi, aho mba, mu rugo rwanjye, cyane cyane mu mutima wanjye, ahantu hose haba hari uwo muyobozi uhumye. Ese aho nyobora ndabayobora nkabayoborera ikuzimu nka wa muyobozi uhumye, cyangwa ndi kuyobora ku Mana inzira igana ijuru, nkajyayo kandi ngahageza abandi, nkabona Yesu nkamwereka abandi buri munsi, nkabona ijuru nkaryereka abandi, inzira y'ijuru. Mwese rero mbifurije kuzajya mu ijuru dukurikiye Kristo. Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Amen.